Iyi ni YouTube channel yitwa Gorilla TV. Gorilla TV uyu mubona niwe wayishinze, yitwa François Genimana. Yifuje kuganira nande Amina. Yifuje kuganira na Mademoiselle Amina. Amina, iyi YouTube channel Gorilla TV ni iki? Wenda sinzi niba uyibonye bwa mbere cyangwa se waba umaze iminsi uyibonye. Iyi Gorilla TV ikunze kuboneka amavideo, ari amavideo yiyusuye. Ni iki wumva wakwishimira, ni iki wumva watanga nk'ibitekerezo mu kunoza iyi Gorilla TV? Iyi Gorilla TV ikintu nakumva nanoza y'igitekerezo, birashoboka ko wenda ari ubwa mbere naba nyibonye, ntabwo nari mbizi, nta n'ikintu cyaho ndahabona. Wenda ikintu nakungura ku bitekerezo wenda n'abari kunyumva nuko nabo nyine bazaba bayikurikirana. Amina ati Gorilla TV cyo nakunye nuko abantu bayikurikirana, ikagira abasubscriber, ikagira abarayikazi, ikagira n'abaview. Iyi Gorilla TV intego zayo harimo abantu n'abagenzi baba barayibonye. Irimo intego hari enjoy, kwishima, harimo za gospel, kuba dushobora gufata umuntu ushaka kuganira n'abantu iby'Imana tukamuha uburenganzira tukabinyuzaho. Dushobora n'urubyiruko nirwatanzwe kandi Amina mu by'ukuri uru rubyiruko nk'icyiza cyangwa se iyi Gorilla TV ukimara kuyibona, ukimara no kuyikunda, wumva nk'urubyiruko ni iki wakora? Kuko urubyiruko iteka ryose mukunda kwishima, mukunda ibintu bashimisha. Ntabwo rero iyi Gorilla TV yabibagiwe. Muri ibyo harimo kwenjoyinga nk'urubyiruko. Urumva nyuma y'iki kiganiro tumaze gukorana tukirangije, nk'ikifuzo cyawe cyangwa intego yawe kuri Gorilla TV, nk'umuntu subscribe ugiye kuyikurikirana, ni iki wakora, ni iki wazabwiraho bagenzi bawe? Kino nababwiraho nuko nababwira ko ino Gorilla TV ari y'urubyiruko, wenda muri make kugira nabo bazayikunde kandi kiriho utuntu dukeya tu. Amina ati Gorilla TV ni y'urubyiruko. Nkanjye washinze Gorilla TV, koko urubyiruko narutekerejeho cyane, kuko urubyiruko ni amaraso ashyushye, bagira imbaraga, ni imbaraga z'igihugu zubaka. Urubyiruko iyo rugiyemo rugakora ibintu neza, bigira umusaruro mwinshi. Urubyiruko iyo rukoze ibintu nabi bigira igihombo cyinshi. Mwese mujya mubibona abakurikiriye iyi Gorilla TV channel, kuko urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu. So Amina rero ati nanjye ndaza kujya nkurikirana Gorilla TV. Amina ugira smartphone? Aya. Ariko uzayibona. Uzayibona. Uracyari umwana mutoya, yari yose uri n'umunyeshuri. Wiga mu kangahe? Senior 2. En fait no gutunga smartphone ukiri senior 2 ni kenshi na kenshi ntabwo bari byiza, uracyari mu mwaka mutoya. Siko bibona Amina? Kuko buriya smartphone igira utuntu twinshi dushobora twishimirwa n'urubyiruko. Gushatinga WhatsApp, Instagram, utuntu twishana. Ku buryo urebye nawe twakubuza kwiga, sibyo? Ariko uzajya ukurikirana, uzayifata, ndakwifuriza kuzayibona. Uzayibona mu gihe kiri imbere uzayibona. Kuko kugira ngo ujye ukurikirana Gorilla TV ni uko wagira smartphone cyangwa ukagira machine, sibyo? Ubu ndabizi utukimara kuvanga urahita ujya gutira bagenzi bawe, wabwira iti mu ntize ndebe nkurikirane Gorilla TV. Cyane rwose. Amina, ni iki wafashisha bagenzi bawe mu byo tubona hano hanze n'imyitwarire y'urubyiruko turi kubona muri iyi minsi ya none? Ikintu nge nabwira abantu bari kunkurikira cyangwa bari kundeba, nuko nababwira ngo bakomeze kwirinda ino coronavirus, cyane cyane ku rubyiruko, kuko urubyiruko rukunda kuryoshya, gutembera. Rero muri ino coronavirus ntabwo byaba byiza, byatuma twandura cyane. Ndumva rero urubyiruko rwakifata rukaguma mu rugo, rugakurikiza n'amabwiriza igihugu cyacu
kiri kuduha ubundi tukirinda neza. arakoze cyane bantu mukurikirana abakunzi ba Gorilla TV. Urubyiruko, mukobwa mwiza Minati, urubyiruko ndarukangura kuguma mu rugo kuko turi mu gihe cya covid virusi yaje izisi ndetse n'u Rwanda rudasigaye aho ifata ikica abantu benshi. Mu ngamba rero igihugu cyacu cyafashe harimo no gukangurira abantu kugira ngo bagume mu ngo zabo bajye bakora ingendo zifite impamvu, ingendo zidafite impamvu bazihorera. Muri ibyo Amina, wakongera ukatwibutsa n'urubyiruko rwawe mu buryo bwo kwirinda iyi covid-19, ingamba cyangwa se uburyo bwo kuyirinda ni ubuhe? Uburyo bwo kuyirinda ni ubungubu kwambara agapfukamunwa, waba ufite n'uturindantoki natwo ukatwambara, gukaraba kenshi ku munsi n'amazi meza n'isabune, no kwirinda kwegerana na mugenzi wawe, guhana intera cyangwa se metero. Ndumva ari ibyo. Amina, kuri Gorilla TV turagushimiye, wazanye na mugenzi wawe hano rero muri studio hano za Gorilla TV kugira ngo tubashe kugirana ikiganiro kandi tubashe kugira icyo mwafasha urubyiruko rugenzi wanyu. Mugenzi wawe yakwigira hino akegera iyi ekra, hanyuma nawe tukaganira. Watangira wibwira abakunzi ba Gorilla TV. Kubatanzi nitwa Munyendanga Andre aka Kenrock, nkaba umustar uzwi kandi nkaba nagiye gusohora indirimbo. Ndumva ari abakunzi ba Gorilla TV rero murumva uko twazanye n'umustar kugira ngo aba bashimisha. Uyu munsi ni itariki ya mbere Nyakanga, ni umunsi u Rwanda rwaboneyeho ubwigenge. Ese star, ikintu bita ubukoroni urabuzi? ubukoroni ndabuziho gakeya, ariko ntabwo ngiye kubera mfite imyaka mikeya, natwe twagiye tubyiga nyine mu mateka. Wadufashisha gatoya cyane mu mwanya mutoya ubukoroni, iyo wavuze ubukoroni wumvamo iki? Ubukoroni ngiye ikintu numvamo nyine ni uburyo umuntu ashobora kuza agafata mugenzi we akaba yamukoresha imirimo adashaka ku gahato kandi nta n'igihembo amuha, amukoroneza mbese ku ngufu anamukubita. Urakoze cyane bakunze ba Gorilla TV. Umustar ati ubukoroni ni uburyo umuntu ashobora gukoreshwa imirimo y'agahato ku ngufu. Nibyo koko u Rwanda rwacu rwabaye mu bukoroni rukorezwa n'Ababiligi n'Abadage. Ibyo bibaho, habaho kugira ngo abanyarwanda ubwabo bishatsemo ibisubizo baza kwigobotera iyo ngoma ya gihake y'abazungu. Nibyo umustar wacu yatubwiraga. Hanyuma wakomeza utuganiriza muri iyi minsi ya none urubyiruko hari ibyo bahugiyemo watubwira star Quartier ni ibihe ibyo watangariza abakunzi ba Gorilla? Ibintu nakubwira urubyiruko ruhugiye mu bintu by'imyambarire cyane. Urundi rubyiruko narwo rwinshi ruri mu biyobyabwenge. Urundi rubyiruko hari n'urundi rubyiruko narwo ruzi ubwenge, mbese rurimo kwiga, bamwe bari gushaka amafaranga, barimo kugendana n'iterambere, bari gushaka ubuzima n'ejo hazaza. Star, wabasha kudufasha ku bakunzi ba Gorilla TV ukaba wahitanga inama ku rubyiruko? Inama nagiye urubyiruko, ikintu nabwo urubyiruko nababwira yuko ari byiza kubahiriza gahunda za leta kandi bakirinda ibishuko, bakirinda abantu bakuru babayobya, bakirinda n'ibiyobyabwenge. Urakoze cyane. Bakihatira kwiga kuko ishuri niyo fondasiyo y'ubuzima. Urakoze cyane star wacu, star wa Gorilla TV. Ndakuzi cyane, uri umukunzi cyane wa Gorilla TV, ujye uyikurikirana cyane, uri n'umusubscriber. Niyo mpamvu twagutumiye hano imbere y'iyekara ya muri studio za Gorilla TV. Hanyuma muri iyi minsi turi mu gihe isi yose yugarijwe n'icyorezo cya covid-19 coronavirus. Niki wabwira abakunzi n'abanyarwanda muri rusange bakurikirana Gorilla TV ku ngamba zo kwirinda icyo cyorezo? Ingamba zo kwirinda icyo cyorezo rero cya covid-19 cyangwa se ariyo bita coronavirus,
ingamba ni ukubahiriza amabwiriza ya leta, harimo guhana intera na mugenzi wawe, harimo gukaraba intoki n'amazi n'isabune, harimo kwirinda ingendo za hato na hato n'andi matsinda akunze kubaho atari ngombwa. Ni ukuvuga ngo ibintu byose bihuza abantu benshi ni ukubyirinda, kuko coronavirus yandura vuba vuba kandi mu gihe gitoya. Barakoze cyane star wacu wa mukunzi wa Gorilla TV. Na mukanya gatoya tugiye gusoza, kandi turi iki kiganiro cyacu kizakurikiranwa n'abantu benshi. Ni iki nk'urubyiruko, ndaha Amina ijambo agira ikintu yasorezaho atanga inama ku rubyiruko, ndaha na AKI star Chrétien wacu Can Rock, nawe ugiriye ikintu wasorezaho kuba cyane cyane ukangura abantu, mwese mukangura abantu gukunda Gorilla TV. Ikintu nababwira kuri Gorilla TV, mugomba gukora subscribe, mugakora like, mugakora na comment, mugakora na share, ugasharinga ku bakunzi banyu, kuko iyi Gorilla TV izi igihe kandi je gukuzuza ibibazo byose twari dufite, harimo imyidagaduro, harimo ndetse n'izindi interview n'amakuru n'ibindi bintu byinshi byiza. Kandi Gorilla TV ni ya buri wese, umukecuru, umusaza, abasore, inkumi n'urubyiruko. Stay touch kuri Gorilla TV. Arakoze cyane AKI. Reka Amina nawe umusitari wacu umukobwa nawe nawe akaza akagira icyo avuga ku bakunzi ba Gorilla TV. Okay, nawe ndagarutse ikintu nabwira abakunzi anaka bari kudukurikira nuko bakunda Gorilla TV, kuko ni y'urubyiruko tu, cyane cyane urubyiruko nyine, kandi nta nuhejwe. Jya mukora subscribe muyikurikire rwose, hariho utuntu turenze tu. Yes bakunzi ba Gorilla TV rero, ntago twabicije irungu kuri iyi tariki ya mbere ukwezi kwa karindwi, umunsi twibuka ubwigenge bw'u Rwanda. N'urubyiruko rero twaruhaye umwanya kugira ngo nabo rwigenge. Kuri Gorilla TV bavuze byinshi, twaganiriye ku bigendanye n'iyi minsi turimo y'icyorezo. Twavuze ku cyorezo cya COVID-19, tuvuga ku myitwarire y'urubyiruko. Urubyiruko rugira inama rugenzi rwabo, ndetse by'umwihariko bifuza bakangurira abandi urubyiruko n'abasaza n'abakecuru gukunda iyi Gorilla TV. Gorilla TV ni yacu, Gorilla TV ni yanyu, muyikunde, mukore subscribe, mukore like, mukore share, kugira ngo tugire abakunzi benshi. Kandi isi u Rwanda, Afrika, mwese Gorilla TV ni yanyu, mwese muyikunde, tuyikurikirane. Murakoze cyane rero abakunzi ba Gorilla TV. Gorilla TV ni yanyu. Reka turebe mukanya turagaruka twongere tubabwire ibindi biraba bigezweho. Bye bye channel.